Guys, uyu munsi rero mbafitiye story z'umutipe ejo bundi aherutse kunereta. Hano mfite amajwi ndayashyiramo mwumve, ariko reka mbabwire kuki abahungu b'iyi minsi nta kinyabupfura mu kigira. Umutipe yaranterese rero mbasetse. Umutipe ansaba umupuri. Umukunsaba umupuri mbyanze yarantutse. Yarantutse. Umutipe aragusaba wamwima, akagutuka ku babyeyi, akagutuka ku bavandimwe, akakuvuma. Yesu wanjye, kuki abahungu b'iyi minsi nta discipline mu kigira we? Kandi ni ukuri, ubundi ikintu utabasha kwihereza urasaba, batakiguha ukihangana. Ariko abahungu b'iki gihe aragusaba wabyanga akakubwira nabi, kandi ni ukuri ikinyabupfura nicyo cya mbere, discipline niyo ya mbere. Kuko n'ubundi hari igihe umuntu yakwima uyu munsi ashaka guha, hari n'igihe ushobora gusanga yakwimye bitewe n'uko yaramutse. Bana yanjye reka amakini amajwi mwumve. Ni ukuvuga twaganiraga kuri WhatsApp, urumva ejo bundi nari ndashyizeho nimero zanjye ku bantu bashaka kunyandikira bakaza kuduha ubuhamya. Ngira ngo mwagiye muca kuri sheni mwabibonye ko hariho ubuhamya bwa bamwe na bamwe. Uyu nawe rero yaje anyandikira nk'ugiye kumbwira ikibazo cyangwa ubuhamya, noneho nkaza kubikoramo nanjye content nkabishyira no kuri social media. None uyu mutipe ndamwakira kuri WhatsApp turacata. Nafashe voice ngenda nzegeranya ahantu kugira ngo nzibakinire neza mwumve, ariko ni ukuri narumiwe. Ndamubwira ni kandi ubuzi ko ibi turi kuganira nzabicisha kuri YouTube. Ndamubwira ati ibyo nta kintu bimbwiye. Reka rero mbumvishe kandi nshyireho micro mwumve neza. Ko nabongo biki gihe nta discipline mu kigira, kandi shano kuri discipline ibintu byose bitaje mu kinyabupfura no kuri birapfa pe. Birapfa. Njye nahise nibaza nk'uyu musore uri umugore we mukagira ikintu mupfa cyangwa se ukamwima. Koko mana ntiyanakwica. Uretse mbumvishe amajwi mwumve namwe mwiyumvire. Beura bitese umva mani nyine ngewe impamvu nashaka ko tuvugana kuri video call. Mani njye nta kibazo nyine mfite tu, nta kibazo mfite, ahubwo ngewe icyo nashakaga ndashaka yuko twahuza umbwire icyo bisaba mani gishake. Niba ari amafaranga umbwire ntari wisanzure mani, njye ndakwemera byatari tu, ndakwemera byatari kuva zamani. Ahubwo njye narabuze nimero yawe kuva zamani byatari, guhera muri 2022 najyaga ngukurikira kuri channel yitwa Isiri TV. Najya nkureba nyine ukuntu igikobwa cyiza kibyibuhiye ukuntu wari uteye neza byatari. Rero byakunda ko duhuza se, mbwira nyine tu icyo bisaba. Didier bitese umva sha nyine ngewe nzi yuko nawe nyine ushaka ko tuganira kuri video call, nkaza kwibonera video yo kwa uploadinga ukanyihera content. None ndumva we nyine ushaka ibintu bitandukanye, ngo urashaka ko duhuza. None se urashaka ko duhuza gute? Nyine tusobanurira nyine tugahuza gute? Ntabwo ndi kubyumva. Tugahuza ushaka kumpa akazi, ushaka kundangira ikiraka, tugahuza gute? Ntabwo ngiye nyine ndi kubasha gusobanukirwa uburyo twahuza. Tukiri ahangaha rero guys, ahangaha rekana nabagiye inama rero abahungu munkurikiye. Iyo ugiye gutereta umukobwa warangiza ukamubwira ngo none se ngo twabonana, noneho ugasanga umuntu ntaranakwibwira, nta bintu byinshi muraganira, araje gusa inbox yawe, hayi bitese sister ko nagukunze se twabonana. Ibaza ariko ibyo bintu, ese uba wumva uwo muntu ubwiye ngo mwabonana abahumva ari imburamukoro? Ubundi ugenda mu kinyabupfura ukamubwira nitwa gutya ibintu ndifuza guhura nawe kubera impamvu iyi. Wenda ndagushakira akazi, ndagushakira ikiraka, cyangwa se nimba ari nibyo by'imipuru ushaka ukavuga uti ndashaka ko hazampa umupuri naragukunze. Ese byashoboka? Ariko iyo uje ukandikira umuntu ngo byakunda ko tubonana se, sinzi nge ibyo bintu by'abatipe ukuntu biba bimeze. Kadukomeze twiyumvire hano uyu musore. Umva se mani nawe nyireka kwigira umwana, nese ko ntabwo byumva. Niba nje nkakubwira nti ndashaka ko duhuza, nsaba icyo ushaka wowe n'icyo utumva. Nyine mana ukuntu bimeze, njyewe narakwemeraga tu kuva kera. Najyaga nkureba ukuntu wari uteye ufite
ufite kuri za tari nyine abantu ufite inyuma bya tari azajya nkureba rero nkumva nyine nakwifuje tu nawe urabyumva ariko nareba ukuntu uhagazemo nkavuga uyu mwana shayi uko byagenda kose nyine asaba ibishoro tu ahubwo wowe mbwira turaranye nk'ijoro rimwe ugacya wigira muri gahunda zawe nkakubwira ahantu nsanga tukararana ijoro rimwe mu gitondo bugacya wese yigira muri deruza nyine byansaba iki byansaba ngahe njye mbwira ntari bitu wirekure nta kibazo cy'ibiceri mfite ndasobanutse nta ribi kandi rega inshuti iva no ku nzira mani nta biba ari ibyaganje none se Didier kankubaze ko mbwiye ngo ninkubwire turaranye ijoro ryose naguca ngahe ko kurarana n'umuntu ibyo byonyine byatuma umwishyura koko ukamuha amafaranga kurarana n'umuntu shange ndumva bidasanzwe pe kurarana n'umuntu gutyo gusa mu buriri ukamuha amafaranga nese wowe umuhaye amafaranga y'iki yuko yakuraje akagupfumbata ibyo byonyine koko waba umpaye amafaranga y'iki harya beura babara nkubaza akantu gatoya akabazo gatoya ufite imyaka ingahe shamana Didier urantunguye pe shaza nanga umuntu mbaza imyaka nanga umuntu mbaza imyaka mana ariko nta kibazo ndabikubwira afite imyaka 26 kubera iki subimbajije wowe ufite imyaka ingahe impamvu uramba nkubajije nyine ntabwo ari iyindi nuko nyine agira umuntu ukabona arimo arigira ukumva ugize amatsiko yo kumenya imyaka ye tu ese mva nk'ubugoryi urimo urambaza amana ngo nawe nkwishyura amafaranga y'iki njyewe ndashaka umukobwa tubarana nkamurongora nkamuha amafaranga sibyo niba ari iryo jana niba ari icyo gitanu niba ari 50 wowe ukambwira amafaranga ushaka sibyo bikakwinyuraguza uca hirya mana nawe urabyumva guys uyu mungu ariko n'ubusanzwe nta kinyabupfura agira umva nk'ukuntu hano yambwiye ngo ngiye ngo nkumva nibaje nk'ubugoryi urimo urambaza ngo nkibaza imyaka ufite ngo wereka kwibaraguza mbwira amafaranga ushaka niba ari ijana can you imagine ubundi si uwo muntu ho byakunda ko mubonana ubu wagenda koko izo santima wazibona twiyumvire niba ari na makeya wombwira amafaranga ushaka sibyo ariko nkubone ntabwo ureka ibyo bintu by'ubwana neza tuvuge yuko utari kumva icyo ndi gushaka kukubwira amana none se Didier ko mpamvu ishuri urakara urakajwe n'iki koko none se rega nawe babanje guca kuri ntabwo uba waje ngo ubwire umuntu uti ndashaka ko dukora gutya na gutya na gutya na gutya wowe waje umbwira ngo ushaka umuntu murarana ukamwishyura nese urumva ntari kubyibazaho cyane ko atari izo diri uri kumbwira ntabwo ari ibintu nsanzwe nkora tugura n'umuntu gutyo ngo turarane niyo mpamvu rero nashakaga ko nsobanurira ariko isurakara okay urangaho basi suri mwana gasuri ntabwo nari ngambiriye kukubabaza ikindi ntabwo ndakaye nuko nyine nari numvishe ntazi ariko ntabwo ndakaye kabisa songa umuntu ungana nkanjye narakazwa n'ubusa nk'ubwo koko ya ntabwo ndakaye none se mbwira nyine turase ku ntego umenye ukuntu ni porogaramu dore nzaza mu Rwanda ejo bundi ndabura ibyumweru 2 nkaza mu Rwanda naho nkazamara ibyumweru 2 nkahita nongera nkasubira aho nkorera ubwo rero mbwira menye n'amafaranga nzaza nitwaje sibyo tubihe umurongo mbe nzi ngo bimeze gutya na gutya okay Didier nta kibazo noneho nabyumvishe sibyo ukuntu wenda twabigenze se so naguca ngahera umva nyine ntago mbimenyereye pe wenda wama nk'ibihumbi 500 nyine tukararana n'ibyo ngibyo ushaka mu gitondo nyine bikarangira nkataha sibyo hari ubwo se bigoye
nawe rwose aho ngaho uranyishe kabisa. Inoti ya 500 meni, wapi, aho ntabwo byakunda man, reka murazarabuze amafaranga yarabuze, urumva byokoze wenda nanjye nshyize mu gaciro uko naba nkubashye kabisa, amafaranga naguhereza nayo, kandi nuko ari wowe, nta wundi mudemu ngiye nahereza amafaranga angana gutya, nta n'uwo ndayaha. Njyewe undi ntabwo ujya ndenza inote y'100, kandi aho ngaho aba ari amafaranga menshi man. Gusa bihura ntagusuzuguye, genda gushakira inote ya turuwasa ewana, ubundi tuzarara ni umekeya nishimisha uko mbishaka nyine to, nawe urabyumva, nta bya bindi byo kuza kumbwira ngo kandi nge bisimbikora. Baby umugira defo, ugasanga umuntu mwumvikanye amafaranga murahuye, ngo yange bimusimbikora, ngo ntabwo ngomba ngo gusomana ngo n'umuhungu ngo mbonye uwo ari we wese. Njyewe mbwira ku note yanjye ya turuwasa nzanayaguha mbere pe, niba uzandika nkisanzura. Ntabwo turuwasa yo nayarenze, ngo biramutse bitavamo naribi ntareba undi tubwo naba mpiye. Didier, kari make se, kari make ya turuwasa basigira wenda 400, sibyo? Ubundi uzinezeza uko ubishaka pe, nta kibazo. Erega mani beura, ubundi ntugakomeza ibintu umunota wa mbere ugiye guhura n'umuntu, sibyo? Kuko ntabwo uzi uwo muntu mugiye guhura ese azagufasha iki mu buzima bwawe. Niyo mpamvu amafaranga atari yo ugomba gushyira imbere cyane, kuko nk'ubu ntuzi ngo ninza nzaza nkuzaniye iki, ntuzi ngo ninza ese nzagusigira iki. ariko guys mujye muranyumvira ukuntu abatipe b'iyi minsi bikunda. Umutipe anyandikiye kuko yishakira umupuri, nta kindi, noneho umuciye amafaranga. Uretse ko haronge byari blague, ntabwo nari nkomeje pe, rwose ntabwo nari nkomeje, ngerageza gusa ahubwo nyine numve gusa tuganire. Noneho umutipe umuciye amafaranga, nawe yaje aratanga mfite amafaranga, ngo yembwira amafaranga ushaka, ikibazo ikitabuze ni amafaranga kuri nge. Noneho nyuma aratangiye ariko ngo ntugashyira amafaranga imbere. None wowe ko yashyize imipuri imbere, ngo ntugashyira amafaranga imbere, ngo ushuti nibwo bwa mbere. Guys, niba umuntu nta kindi kintu umukeneyeho, kuki ushaka ko we nawe nta kindi agukeneyeho, ni icyo ufite nyine n'amafaranga. Niba ushaka umutereta, muterete, wenda ubanza uramugira umukunzi, mubeshye n'urwo rukundo. Ariko niba uje urasa ku ntego nshaka iki, nawe arakubwira icyo bisaba, maze nyuma utangire ngo ariko ngo ushanga abakobwa mukunda amafaranga. None mwebwe namwe mukunda imipuri, kuko waje ari ushaka, ndetse umurataho ko ufite amafaranga, ariko atangiye kuyaguca ngo ntugashyire amafaranga imbere. Guys, uyu muhungu yaranyumije, uretse hari aho muragera murumirwa, sibyo? Kandi ngewe nk'uko nabikubwiye ndi umuntu mukuru, ndi umuntu usobanutse. Ubwo rero abademu baba mukeneye ibintu byinshi, wowe wingora. Kandi pe uza nyuma yo kumenya uzicuza n'icyatuma kungora gutya, kubera yuko ngewe ndi umuntu utajya ujya mu buzima bw'umuntu wumvemo nta kintu cy'ingenzi mumariye. guys. Noneho abantu biyemera gutya rero, abantu buriya akamubwira umutipe naza kugutereta ukabona afite igikabyo cyinshi cyo kwiyemera. Tuvugishije ukuri, namwe munkurikiye, inshuro nyinshi umuntu yagiye agutenguha, wenda kanibariza abakobwa, umujama akagutenguha. Si umujama wabaga bakwiraririyeho cyane, ariko wa muntu uza bucece, ntarate amagambo, wagategereza umwanya wa nyawo, ubundi akarata ibikorwa. Ni ukuri uwo muntu uzasanga ari seriye. Ariko abatipe benshi usanga birarira, ngo rero uyu mungu ukuntu yambwiye ngo ubusengo kuri kungora, ngo watinze ngo mu mafaranga, ngo uzi ngo niduhura ngo nzaguha iki, ngo uzi ngo niduhura nzaza nkuzaniye iyihe gift, kugira ngo ahita nshitura ncamaduke, numve yuko niduhura sasa nzaniye nka telefone. Wenda abahungu biyemera inshuro nyinshi nibo muhura bakakwiba, nibo muhura bakakwambura. Abahungu biyemera ibyo
wowe wibigira intambara wibigira big deal, wereka duhere kuri izo turuwasa, ubundi intambwe ya mbere niyibigoye. Njyewe ndabizi neza ko nitumara guhura uzicuza n'icyatumye utamenya mbere. Shabana Didier uransekeje byatari, gusa byo wa mugani inshuti nava ku nzira, ntaribireka uzame turuwasa, ubwo ibindi tuzareba ibyo ari byo nyuma. Ntiwumva ahangaha ko ubaye umukobwa mwiza, ubundi ubushuti nibwo bwa mbere, ibindi biza nyuma. Ni nabwo uyu mungu mwamwumvise ukuntu avuze ubushuti guys, ni ukuri nibyo pe, ubushuti kuko n'ubundi inshuti iva ku nzira. Abantu bose si umuntu aba aziranye nabo ko n'undi baba baragiye bamenyana nyuma, inshuti umuntu agenda yunguka. Ariko niba ubushuti buza mbere, kuki atabanje ngo agire inshuti? Ni umuntu twari tuvuganye bwa mbere, kuki atabanje ngo agire inshuti? Atabanje tumenyane, tube inshuti bisanzwe, tujye tuganira byibuze iby'imipuri, azabijyemo nka nyuma wenda y'ukwezi cyangwa abiri tuziranye, twarabaye inshuti, twaranahuye, twaranamenyanye. Ariko ngiye kuko ndi gutinda ku mafaranga, anyumvishije ukuntu ubushuti ari bwo bwa mbere. Umva ukuntu umuhungu akurura yishyira. Bana yanjye, hari igihe ushobora kugora umuntu nka gutya, urumva Beura, ugasanga wiwujije rwose amahirwe menshi cyane, kandi rwose umuntu iyo ari kuzakugirira akamaro kurenza utwo 500 urimo uramwaka, yuse n'iki? hello, nuko wenda nanjye ndimo ndabara nti wenda tuzafata iya apartment ahantu, wenda nayo ntihazabura ndi nka 100 hagendera, ariko ubundi iyo ni ubusa rwose, ni ubusa. 500 ni ubusa. Wampaye kudufoto twawe se turi sex ukuntu nyine nkareba, Imana ingweruka zamani. Ako Didier sha urabeshya, Yesu we urabeshya ngo mperuka zamani. Kandi n'izi nimero zanjye wanyandikiyeho wazikuye ku biganiro bya vuba ndimo ndakora kuri channel yanjye, sha urabeshya we. Sha n'ubundi uko nguko wambonye mu kiganiro, sha nikomeze kuri wabonye ngana niko nsigaye ngana, n'ubundi ni kuriya to, nta kindi nahindutseho. Oya se Beura, uzi se Imana ikibi cyawe rero ni uko ukomeza ibintu kandi nta mpamvu. Kuki ukomeza ibintu? Just njye ndashaka kureba niba ugiteye nyine uko wari uteye, cyangwa se niba byaranagabanutseho, ntaribi nyine unyereke tu wowe, niba nta n'amafoto nyine ufite muri fone wakiyunguza nyine nonaho ukakifotora. Ndashaka kureba nyine imiterere yawe, ariko nyine nta kintu wambaye, ndebe nyine ukuntu uteye tu. Mfite amatsiko byatari, Imana uteye neza ku buryo njye nibaza nyine wanyereka byibuze nk'ikibuno cyawe, nta kindi kintu kiriho. Yesu we Dede uneye isoni pe, sha uneye isoni byatari, sha ibyo ntabwo nabikora pe, ibyo ntabwo nabikora rwose, ntabwo naguha iyo foto, kereka nawe ubanje ukayimpa. Okay Beura, njye Imana nabirenze, ifoto uri mwereke se? Njye nta kibazo, ariko ubanza umbwire niba urahita uyifotora nawe ukayimpereza, cyangwa se niba nabyo byishyurwa ubwira amafaranga. Mwana njye ndashaka unyiteho, unshimishe, ubundi nanjye uzambaza icyo ushaka. Sha Didier oya ibyo reka tubireke, by'amafoto byo oya rwose. Guys, uyu mutipe naramubwiye nanyereka ifoto yambaye ubusa. Urumva ngira ngo ni blague nyine, nzi ngo ntago ari buyimpe, ngira ngo mbanze mugore mubwiye ngo banze ifoto. Mbona umutipe ari seri, twegena niba nawe urahita uyima, nanjye nifotore nyiguhe nambaye ubusa. Mbonye ari seri, ndavuga ni rero wakujya yimpe mukinishe, anyohereza ifoto yambaye ubusa, njye mpita mubwira ngo ntayo nguha. Icyo gihe ahita abona murebye mu mutwe, ndavuga ni oya reka tubyihorere. Reka tubireke, tegereza nyine ubwo uzabibona twahuye neza. Sambwiye ko uburi byumweru 2 nguze, ubwo
ubwo nyine wowe tegereza ibyumweru 2 nibishira uzaze icyo ushaka kureba uzabibona neza. ariko beura kuki ukomeza ibintu mana nizo nkamubaza kuko kunyimye ifoto unari ngusabye kunyereka ikibuno gusa ubu ngusabye basi ifoto y'imbere nyine y'ubwambure bwawe tu ryo ntabwo wayima uyimaye nkakumenya nkazaza nzi ngo byibuze ngiye guhura n'umuntu uteye gutya ikibazo kiri hehe washaka nanjye nkabanza nkakwereka ukareba niba nyine bihura n'umusore waba wifuza kuko bitwaye iki. Sha Didier ntago nayiguha pe, none se ubu mubeshye koko sha ntago nayiguha rwose, none se icya mbere sinkuzi pe, sinkuzi none se ubwo nayiguha gute koko? Ibaze nyine nkagenda nkafata ifoto nkagenda nkafotora mana sha ntago nabikora pe, tegereza nyine ubwo tuzahure ko ibyo byose ushaka kureba n'ayo matsiko ufite uzabibona nyine twabonanye. ariko beura mana uzi n'ikindi mana uri ikigo gito shari zarye mana uri ikigo cy'imana. guys mujye baramunyumvire nabwiye ni mwumve uburyo abo mu biki musigaye mutereta umukobwa akwima icyo ushaka ugahita wumva ni igicucu ugahita wumva ni ikigoryi kandi afite uburenganzira bwo kuguha icyo ushaka as long as ari ugifiteho ububasha. ariko ibaze nk'uyu mungu ukuntu yahise ambwira ariko ngo beura buri igicucu man nari ndyamye ndabyibuka nari ndyamye mu cyumba turi kuganira ariko narasetse ngura igicucu cyakoze se nkahure n'umuntu nk'uwo ubundi si umuntu nk'uwo nguwo kuko ibaze umuntu umeze gutyo byose utaniyubaha we ubwe harya ubwo ngazakubaha nimuhura. uzi ko ari mwebwe mutuma mudakira mukaguma muri aho musabiriza ubufaranga bw'amafuti nese ukamubaza nk'ubu amafaranga mfite uzi ko we nanagutunga n'ubuzima bwawe bwose mwana kandi ngiye so guys amafaranga afite ndi kumwiryaho nkanga kumuha ifoto nambaye ubusa kandi ngo amafaranga afite yanunga n'umwaka wose n'ukuntu twamaze umwanya tuganira ku 500 yabinyimye abahungu kukimubeshya kukimwiyemera kukimwirarira kandi buri amafaranga yego pe azatuma ubona abantu ubu yego wanabona icyo ukeneye ariko buriya sha ntibyatinda kuko anytime ayo mafaranga nashira ba bantu bose bazagenda as long as baje gukurikiyeho amafaranga. ariko iyo umuntu yaje atagukurikiyeho amafaranga ayo mafaranga y'urwo wiratana niyo yagushiranye arakomeza akakubaha akaguma yibuka ineza wamugira igihe wari ufite amafaranga. ariko ibaze nk'uyu muhungu we ngo niyo mpamvu ngo mudakira umuhungu araguha amafaranga ukayanga ngo umwereke ifoto wambaye ubusa ukayanga ubeshye njyewe nari niyemeje mwana kukwitaho burangiye iyo nakunze umuntu mba namukunze ariko ni ukuri kw'Imana uri ikigo gite. guys nangahe rero ikiganiro cyarangiriye ubwo uzi umuhungu nagiye kumwohereza voice mubwira nti subwo koko untukiye iki ngiye kumwohereza voice nsanga umuhungu already yamaze kumblock. urumva yamaze kumblock no kuvuga ngo niba je ntabona icyo ashaka yaraje abona icyo ashaka ntari bukibone ahita amblock kubera ko nubundi nta kindi kintu yarankeneyeho ubwo bushuti yazaga arata yivugisha yego nyine mu gutereta umuntu ashyiramo no kubeshya ashyiramo n'injuga ariko kwiyubaha nibyo bya mbere. umugabo ni uwiyubaha umusore ni uwiyubaha ugomba kuba humble ugomba kuba gentle ugomba kuza suko ko navuga gute nyine no kuvuga ngo uyu musore yaranyumije pe yaranyumije ariko ni ukuri kw'Imana mujye mwubaha mujye mwiyubaha kandi niba ugiye no gusaba umukobwa umupuri ugende mu kinyabupfura unabanza umubeho inshuti mwigireho inshuti bizanatuma abanza anakubahamo gake kuruta uko waza just nshaka bino na bino nangahe icyo gihe ubundi ahita abona uri n'ingegera n'ukuri ahita abona uri ingegera kandi mu by'ukuri uri n'umuntu wiyubashye. rero buri muntu wese aba akeneye kubahwa niba ugiye kumusaba umupuri yegura nabizi ko akennye ariko ushobora kuza urataye amafaranga akanakwima kandi mu by'ukuri ayakeneye ariko uje neza mu kinyabupfura wamwubashye ndetse nawe wiyubashye.
yabyemera pe ariko guys ashaye mutipe yaranyumije namwe mumbare mu nyumvire ibi bintu koko birakwiye umva mumbare mutere comment hasi ibi bintu birakwiye ko umuntu igihe umwimye icyo ashaka kandi ni icyawe niwe ufite ububasha bwo kukimuha ibi ni kimwe nk'uko umuntu ajya kuguza umuntu amafaranga none se ubu ejo bundi ashize ikibazo by'umweru nka 3 da ntago ari ejo bundi nawe mbabeshye hari umushuti wanjye ni umugore yaranyandikiye anguza amafaranga arambwira ati be urambara unguze 50,000 mfite akabazo kandi mu by'ukuri nari nyafite ntabwo nari nyafite ariko nanjye nari mfite utuntu napanze umuntu abifitiye imibare n'igihe kuri konti ukabona amafaranga ufite n'utubazo ufite ntibiri guhura mu gihe ukiri gushaka andi mafaranga ku ruhande ngo ugende wegeranya umuntu agahita aza ati wampaye 50 pe ntabwo nari nyabuze nari ndi gushaka andi menshi nkeneye andi menshi cyane nyamwimye mubwiye ko nta mafaranga afite muri iyi minsi nambwiye ntisha none ntabwo byakunda mfite nanjye agakesi ndi gukurikirana kandi gasaba amafaranga yahangane nka nyuma y'ibyumweru 2 ukuntu yambwiye nabi kandi ni ukuri inshuti yanjye aranzi yarambwiye ariko ngo mbehura nk'ubwo ngo wagiye ureka ngo ubutwa nk'ubwo ngubwo ngo use ngo wabura 50,000 ngo ke ngo basi katuvuge ko nta ifite ngama 30 ngo humura nzayakwishyura kandi mu by'ukuri nta nyine nabonaga bitarakunda nese already nanjye ibyo nshaka gukora ntaga amafaranga yuzuye yambwiye nabi urumva arambwira ngo mujye mureka ngo kugira neza ngo mujye mureka kugira neza shango bizabagaruka ngo ntago muziki neza ngo yiturwe indi yavuze amagambo narabirebye ibintu yanditse shanda mwihorera pe navuga se ubu koko umuntu nagusaba ikintu ukakimwima kuki agomba kukubwira nabi ibuze ko ni waba ushonje ukaka umuntu ibiryo akabikwima mwihorera igendere wenda utwo turyo nayo yatubikiye umwana we mu mutima we azabibazwa buri wese azabazwa ibye niba yarabikwimye kandi koko abifite kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda azabibazwa ariko niba usabye umuntu umupuri akawukwima koko k'abakobwa bahari benshi ni ngombwa umutuke nkumanura igicucu mana niba mutazigera unakira guys ngayo nguko niyo story nashakaga kubatera ariko ewana ibintu babikabije n'ukuri tujye twiyubaha yaba abahungu y'abakobwa by'umwihariko abahungu ni mwebwe mutereta inshuro nyinshi mujye mwiyubaha kwiyubaha discipline nta kintu na kimwe itagufasha mu kugeraho n'ukuri